intego yawe igomba kuba iri specific ko nzabigeraho ntunaboneke igihe cyagiye kubera iki ntagiye washyizeho nimba ushaka kugera ku kintu runaka shyiraho n'igihe ntare yanjye ni ugutera imbere uravuga ngo ntabwo bwiri specific kugira ngo ibe specific imbere reka mvuga wenda financial sibyo ushobora kuvuga ndashaka gutera imbere financial ndavuga nti rero ubu ngubu tuvugana mu mutungo wanjye uhagaze neza be specific menya neza icyo ushaka ucyandike neza ukizi ubwo ndabaramukije inshuti bakunzi mbahaye ikaze ni karibu ku meza yo kubaho table talk mu kiganiro tubeho turiho hamwe na life coach Pascaline Desire Mbarushimana ndetse na Tumayine Innocent tujye kuganira icyuyu munsi ubushize nkuko twari basezeranyije tumaze gusobanukirwa icyo intego ari cyo n'icyo kugira intego muri buri kintu cyose dukora bitumariye uyu munsi rero twarabemereye yuko tubabwire ni gute nabasha gutunganya intego zanjye cyangwa ni gute nazandika ku murongo mu buryo bukwiye nkasobanukirwa neza nimba koko nzabasha kuzigeraho ibyo rero turi mu goal setting n'umunsi turakora urugendo rwitwa goal setting process tugiye gukora intego exactly tugiye kuzandika ni ibihe bizigize ni ibiki bimbwira nimba koko izi ntego zanjye zanditse mu buryo bukwiye ese koko mu by'ukuri twazanditse nararebye muri bya bice byose by'ubuzima intego narazanditse ariko niki cyambwira ko intego nanditse inoze cyangwa se ariyo ikwiriye intego imeze neza ibimeze gute intego imeze neza twavuga ko ifite nka formule mu kinyarwanda formule twavuga ko ari nk'ikintu umuntu agendera ni nk'inzira nakurikiza inzira cyangwa icyo ugendera so akaba ariyo formule tugiye kuvuga iri mu ijambo rimwe abantu bakunda no kumva smart SAMART smart ubwo nani intego ko abantu bajya mu smart bikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye ariko iyi niyo formule twebwe tugiye kwereka abantu bashobora kugenderaho bategura intego zabo ariyo ngiye guheraho ivuga specific intego yawe igomba kuba iri specific mu kinyarwanda bavuga ngo isobanutse cyangwa se iri ugomba kuba uzi icyo ushaka neza isobanutse utavangiwe yes iyo ni S inyuguti ikurikira ni M ariyo measurable ni ukuvuga ngo intego yagomba kuba iri measurable tugerekeje mu kinyarwanda twavuga ko yabasha gupima intego yawe wayipima hari akandi kagambo k'icyongereza havuga ngo how you can track your progress ni ubwo buryo nasobanuramo measurable inyuguti ikurikiraho ikaba ari A achievable ugomba kugira intego ishobora kugerwaho ishoboka ejo utazagira intego yo kujya ku kwezi ejo nzaba perezida cyangwa kuba perezida wenda ako kantu ko kuba ngo nzaba perezida nako kashoboka bitewe n'uwo ari we urimo uragira sibyo ahubwo donc nshobora nko kuvuga ngo wenda ejo njyewe nzatwita ndi umuhungu okay normally probability yuko natwita ni 0 sibyo niyo ntego nihawe ntabwo iri achievable ntabwo bishoboka so hari ibintu bimwe twiha bishoboka hari n'ibintu bidashoboka ariyo nyuguti ya A make sure umenye neza ko intego yawe ishoboka iri achievable inyuguti ikurikira ni relevant mu kinyarwanda twagendekeza twavuga igomba kuba ari ingenzi cyane cyangwa iri relevant ku mutima ifatika mu buzima bwawe inyuguti ikurikira ni time bound ari nayo ya nyuma make sure ko umenye neza ko mbere yo gutegura intego zawe urashyiramo iyi nyuguti ya time bound ariyo ivuga deadline cyangwa se igihe runaka uziha inyuguti zose zikaba ziragiye smart intego yacu igomba kuba iri smart ariko nkeka ko iri jambo smart turikoresha mu bintu byinshi bitandukanye nk'uko twabivuze uyu munsi wa none rero bije ku ntego ariko hari umuntu udashobora kubyumva neza nkibaza ko turamutse dukoresheje ingero ukavuga uti wenda iki kintu kiri smart iki
iki ngiki kiri measurable cyangwa se kiri achievable abantu barushaho kubyumva neza kuko duhari ku bwabo. So sinzi rero niba twagerageza kuvuga kuri buri kantu dutangaho urugero kugira ngo umuntu abashe gusetinga goals ze neza. Design yaramaze kubisobanura neza, agize neza kutubwira criteria cyangwa se ibigize intego zitunganye cyangwa ziteguye neza. Reka tugende tubisobanura dukoresheje intego. Firstly, intego ya mbere igomba kuba iri specific. Nimba ndi gusetinga goal ngomba kuba nzi exactly icyo nshaka. Ntabwo mvuga ngo intego yanjye ni ugutera imbere. Gutera imbere ni ikintu kinini cyane, ugomba kubivuga neza. Donc mera nk'uri gusaba, tekereza unsaba umbwira ngo wampaye amafaranga, nshobora gukuramo igiceri cy'icumi nkakigwa kandi mba nguhaye amafaranga. Iyo mbaye specific rero nawe ngo wampaye 5,000, urabyumva neza. Be specific, menya neza icyo ushaka, ucyandike neza ukizi. Ubwo hakantu navuze ko gutera imbere, ukavuga uti intego yanjye ni ugutera imbere, uravuga ngo ntabwo ubwira specific. Kugira ngo ibe specific yakagombye kuba imeze nko gutera imbere. Firstly, ngomba kubanza nkamenya aspect y'ubuzima bimwe twavuze nshaka guteramo imbere. Reka mvuge wenda financially, sibyo? Nshobora kuba ndashaka gutera imbere financially. Ndavuga nti rero ubu ngubu tuvugana mu mutungo wanjye uhagaze 5,000,000 z'amanyarwanda n'urugero. Ndashaka kuwuzamura ukagera kuri 50,000,000. Tugiye mbaye specific. Niba ndashaka kuwuzamura gusa ntabwo mbaye specific, ntabwo mba nihaye intego. Bivuga ngo byakugora kugera kuri icyo kintu igihe kitari clear, kitari specific. Exactly. Okay. Rero ikintu rero bita measurable. Measurable ubundi ni ibintu byose bishobora gupimika, nkamenya ngo nubwo ntaragerayo ngeze hano. Kandi dukomeza kuri urugero rwa financial, iyo mvuze ngo ndashaka miliyoni kugera kuri 50,000,000, ibintu biri measurable kuko nzamenya ngo ubu mfite 5, ubwo zibaye 7 ndi mu nzira nziza igana ahantu. Nimba nari mfite 5 nkabagize enye, nzabasha kupima mvuge ngo hoya ndimo ndajya inyuma kugira ngo mpindure icyo nari gukora. Ngo ikintu cyawe rero kigomba kuba ari ikintu wabasha gupima ngo umenye aho wavuye, aho ugeze, umenye neza nimba uri murerekera ahantu. Tumayini cyangwa nawe Desire, hari intego nshobora kwiha idapimika. Donc idapimika waba wayishe mbere, bitasobanutse. Donc nk'iyo mvuze ngo reka dufite ngaruka ndashaka gutera imbere, ibyo bintu ntabwo bipimika kubera ko gutera imbere nta rugero. Exactly. Gutera imbere ni ibiki. Be specific. Iyo wamaze kuba specific ibintu byawe burya bihita byoroha no gupimika, sibyo? Noneho ikintu kiri achievable rero, nari nabitanze urugero design maravuga ikintu kiri achievable, siko ibintu byose wabigeraho. Iyo mwe siko ibintu byose wabigeraho, ntabwo nshaka kuba negative, ntabwo nshaka ko atazagera n'ukatakakara akavuga ngo naravuze ngo ntabwo ibintu byose wabigeraho. Ya ibintu wabigeraho ibyo ushaka, ariko hari ibintu twebwe nk'abantu dukwiye kuba realistic cyangwa se tukavuga ibintu bishoboka dukurikije probability ku bantu dusobanukiwe ibyo ngibyo, sibyo? Intego iri achievable ni ikintu niha mbona yuko kizabasha kugerwaho. Ndabyibutse waravuze ngo ejo ngo nzatwita. Exactly. Nshobora kuvuga ngo ejo nzatwita kandi ndi umuhungu, cyangwa se nkaba mbana n'umugabo wanjye turi kwiha family goal, nkahita mvuga ngo ubu ngubu tukoze ino video turi mu kwa 5, nkahita mvuga ngo mu kwa 6 tugomba kuba dufite umwana kandi ntatwite. That's not achievable, sibyo? Ariko nawe nshaka kuvuga ngo mu gitondo ndajya muri Amerika kandi nta visa ngira, nta passport ngira, ntago. Donc probability iri kure cyane ku buryo nta bitekerezo. So twintego rero tubona ko zishoboka kuba twageraho. Kandi hari n'impamvu ari byiza kugira intego ziri achievable, nuko biturinda frustration, biturinda kuba twavuga ngo bya bintu ntabwo bikora, byaratinze, ntabwo bikunda n'igihe. Exactly. Bigatuma bitakariza icyizere. Icyo ni kuri achievable. Noneho dusobanuye ku kintu bita relevant. Relevant rero ni ikintu kiba kiri kunkora, intego yanjye hari aho ihuriye n'ibinkora ku mutima. Iki ngiki wenda nakivuga kugira ngo ujye umenya nimba intego yawe relevant. Nyuma yo kugira intego ujye wibaza why do I want this? Iki kintu kubera iki nshaka. Nimba nshaka kugera kuri 50,000,000, ikintu burya cy'ingenzi ntabwo ari za 50,000,000 ko that's just papers money. Aho bibaze ngo izo 50,000 kuki nzishaka, zizahindura iki mu buzima bwanjye. Icyo kintu nusanga ari big, baravuga ngo when the why is big enough, the how is simple. Ni ngo iyo impamvu uri gukora ikintu ikomeye cyane, uburyo ugikoramo wita goro. Donc jya wibaza iki kintu nshaka kugeraho kimfitiye akamaro, ni ukubera iki.
nubwo urugero wenda ushaka gutakaza ibiro muri area ya health niba udafite impamvu wumva mu by'ukuri ushaka gutakaza ibiro, niba udafite inyota cyangwa se ikintu kiguhatira gutakaza ibiro, biragoye ko bya biro uzabitakaza. Ntabwo byashoboka. Wenda ushaka kuvuga uti ngomba gutakaza ibiro kuko ndashaka kugaragara physically beautiful cyangwa se handsome. Ushaka kuvuga uti wenda ndashaka guhagarika indwara zimwe na zimwe zishingiye ku kuba mfite ibiro birengeje. So bivuga ngo umuntu agomba kuba afite impamvu imutera gukora cya kintu. Iyo mpamvu niyo gutera imbaraga zo gukorera intego wihaye. Ukira hari undi muntu w'umuhanga wavuze ndumva ari Denzel Washington ngo there is no plan to be found, plan small. Bivuge ngo niba ibintu uri kudreaminga cyangwa se uri gutegura biri small, there is no way to be found. So ni ngombwa rero kugomba gukora ikintu kiri relevant, gifite kabisa uburemere. Hari ikindi kintu nakongeraho, ubona hano hantu tuhatenze umenya haryoshye. Ni ingenzi. Hari ikindi kintu nakongeraho, uburyo ikintu kikuri ku mutima kikubera nka hari vibes, umeze nkaho kivibrating. Noneho uko ugenda sinzi ukuntu navuga ku vibrating. Kikuziganya cyane izo mvugo z'icyo gihe ntabwo turi ariko oya ni ikintu nyine uba wumva kimeze nkaho kiri aho ngaho hafi yawe, kimeze nkaho sinzi ariko iyo ubigira iyo umeze gutyo bikora kuri force d'attraction, kuri loi d'attraction. Kuko murabizi ko ibyo dutekereza turabikurura. Iyo utekereza ikintu kiguhoramo uko byagenda kose ugihoraho. So ni kuri force d'attraction. Ubundi ibi bintu byo gusettinga goals hari impamvu twavuze ngo ugomba kubyandika. Ni bya biri nyine bya attraction law kuko nyuma yo kubyandika tuzabonaho ari ngombwa ko nzajya mbirebaho buri gihe kugira mbitekerezeho. Katwihute wenda tujya kuri nyuguti ya nyuma ariyo T, time bound. Iki nicyo kintu cy'ingenzi ari nacyo kigaruka kigatuma ibintu byose biba measurable, kubera yuko tugomba kwiha intego, ariko intego yacu tugomba kuba tuzi n'igihe twashyizeho tugomba kuyigereraho. Okay, nimba mvuze ngo ndashaka kugera kuri miliyoni 50, ntabwo ngiye ngomba kwicara ngo ndashaka kugera kuri miliyoni 50 gusa, kuko icyo gihe hari icyo bita hope. Jim Rohn yaravuze ngo icyo gihe nzahora na hope ni nziza kuyigira, ariko hari icyo bita happy hope mbi kurushaho, kubera ko ni kwa kundi uvuga ngo nzabigeraho, ariko kubera ko utihaye igihe runaka nta pressure ubu uriho yo kubigeraho, bituma upfa ucyumva ko uzabigeraho, ntunabone ko igihe cyagiye kubera ko nta gihe washyizeho. Nimba ushaka kugera ku kintu runaka, shyiraho n'igihe ntarengwa ugomba kuba wakigezeho, n'igitabo ufite ugomba gusoma. Ubwo ngo nzasoma igitabo, ari umuntu ufite igitabo ugasanga amaze n'imyaka 5 agifite atarafungura kubera ko agomba gusoma, avuga ngo nzagisoma kandi uko afite intego yo kuzagisoma, ariko uko atavuze ngo iki gitabo ugomba kugisoma mu kwezi kumwe, ntabwo birangira atagisomye. Donc ntabwo wagera ku ntego yawe utayishyizeho igihe ntarengwa. Oya nibyo no kwa muganga iyo turimo gufasha abarwayi, umuntu runaka uri kumukorera ikintu ugomba kwihereza time. Kuko bitwenda ndamuhereza izi serum mu gihe iki niki, iki gihe nikigera kubera iki cyagiye iyo kigeze umenya niba za serum ziri bumufashe cyangwa se zitari bumufashe. Icyo gihe waba wahindura ukaba wakora ikindi kintu kindi kugira ngo nyine wo kumukomereza kuguma ku kintu kitari bumufashe. Kandi urabizi n'imiti kwa muganga ibifite igihe, kandi urafata iyi miti 3 ku munsi, iminsi 5. Kubera iki ya minsi 5 nigera ukaba utari gukira bazaguhindurira iki umuti, ariko ntabwo wakagombye kugumaho kugeza 1 year. So rero tumaze kumenya intego uko bimeze ni smart. Ariko se kuyandika nayanditse, ese birahagije ko iyo ntego nzabasha kuyigeraho koko igihe namaze kwishyira ku rupapuro biba bihagije? Oya, ubukoze agace kamwe kagize inzira yo kwigeraho. By the way, ndanabirutse yuko ibintu byose tuzavuga muri iyi series ya goal setting nubikora neza, abahanga bavuga ko wakoze 80% y'akazi ukeneye kugira ngo ugere kuri ya ntego ya 80% y'ibikenewe kugira ngo ugereho uba wamaze kuyikora. Ariko aha rero ku kwandika intego, ntabwo turuzuza ya 80% yacu, ahubwo iyo tumaze kwandika intego yacu dukurikizaho ikintu bita action plan, cyangwa se gushushanya umuhanda tuzanyuramo
tubigeraho, ari nacyo tuzavugaho kuri video yacu ikurikira. Yes, ngo abantu ntibazacikwe ntabwo bacika kuko nimba bamaze kumenya ukuntu natunganya intego zanjye nkamenya ko zitunganyije neza, ukeneye no kutumenya nzigereho nce hehe zihe nzira. Tubibutsa yuko igihe cyose waba ufite ikibazo muri ibi ngibi bikugora cyangwa se ushaka ubufasha bwa hafi, guidance, mental cyangwa se support, watugana as a team tukagufasha gusetinga goals zawe neza. So nakagaruka rero, reka turekera aho ngaho dusoze, gusa tugusaba ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri aya meza waba umwe muri twebwe ukaza tukubaka uyu muryango wo kubaho turiho, hanyuma tukabera n'abandi abo mumaro. Ukore subscribe ndetse na notification kugira ngo ubashe kwakira message zacu cyangwa se ibiganiro byacu ko bisohotse, hanyuma tugirirane umumaro. Siko bimeze? So rero tubifurije amahoro, urukundo, umunezero no gukiranuka bibabere umwambaro muhorana iteka. Naho ubutaha. Ciao.